kubona ababyeyi bakuru bahimbaza Imana, ndushaho kubona inyungu zo kwiyegurira Imana. Nkunda kubwira abantu ko ingororano z'abera tutazazibona tugeze mu ijuru gusa, ahubwo tukiri no mu isi Imana igororera abantu bayo, izina ryayo nirihimbazwe. Hari imyaka umuntu ageramo ukabona rwose ko ataba gishobora gukurikiranya ibintu nk'uko ababyeyi babitweretse, ariko gukurikira Imana ni byiza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. The believers ndetse n'aba babyeyi bakoze, ariko mwese abitabira amateraniro n'ubundi kuri uyu mugoroba mwagize neza kuhaba. Ndi kugenda mbona abantu bashya tutatangiranye aya materaniro, abasanzwe baza namwe abaje ku nshuro ya mbere, turanezerewe ku bwanyu. Imana ibahe umugisha. Nitwa Niyomufasha Marie Louise, ndi umubwiriza butumwa bwiza. Ndashimira Imana yampaye amahirwe yo kuba kuri uyu musozi ku mpamvu z'agakiza. Imana yacu ihimbazwe. Abaje ku mugoroba bashize twigaga ijambo rivuga ngo yaraturokoye. Twabonye Imana mu rukundo rwayo tubibwiwe na Ezekiel igice cya 17 umurongo wa 24. Imana itubwira ko yacishije igiti kirekire bugufi kugira ngo igiti kigufi kibe kirekire. Itubwira yuko yumishije igiti gitoshye kugira ngo igiti cyumye gitohe. N'urukundo rw'Imana rusohorezwa muri Yesu. Uwabonye guhana n'Imana atari byo kugundirwa, yemera kwisiga, araza apfa urupfu rubi rwo ku musaraba ngo urwo twari gupfa arudupfire, ndetse yemera kubabazwa. Ibyo byose byamubayeho ngo twongere guhabwa amahirwe yo kwitwa abana b'Imana. Yohana ari mu mwuka aravuga ati turi abana b'Imana, nubwo uko tuzamera kutarerekanwa, ariko icyo tuzi ku bwa Yesu Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya. Paulo yabwiye abikorino mu rwandiko rwa 2 yabandikiye igice cya 1 umurongo wa 10 ngo Imana yaturokoye urupfu rukomeye rutyo nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Tubiganiraho twasanze kurokorwa ko mu gihe cyabanje ari mu nama y'agakiza. Nta wabisengeye, nta wabisabye. Mu rukundo rwe Yesu ati tumureme nzamucungura. Yaturokoye urupfu rukomeye, izina rye nirishimwe. Ndetse iyo tuvutse tugakura tukamenya yuko Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, tuba dufite uruhare rwo kubyizera. Ari byo Yobu yavuze ati nari narabyumvise none amaso yanjye arakureba, nigaragura mu mukungugu no mu ivu ndihana. Ari byo Dawidi yamenye ko hari igihe umuntu abaho adafite Imana mu mutima we. Muri Zaburi 132 ati kujya mu nzu mbaye mbiretse, kuryama bibe bihagaze, gusinzira sindi bubikore ntarabonera Uwiteka ahantu. Kandi kuko ijambo ryatubwiye ngo abashakana Imana umwete bazayibona, abo bose barizeye. Imana ihabwa icyubahiro. Twabonaga Yesaya, twabonye Daniyeli, twabonye yuko nyuma yo kubuzwa amahoro nuko abana ari abanyabyaha, ingororano y'Imana kubwo kwizera ari amahoro imitima yihana, izina ryayo nirishyirwe hejuru. Ndetse twabonye biri tubwira ngo twiringira yuko Imana izakomeza kuturokora. Ryari byashe igice cya 2 umurongo wa 11 babitubwiye, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rw'iteka. Imana rero tubashishe kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza ngo natwe turokorwe, amazina yacu yandikwe, tuzabashe kurokoka urupfu rw'iteka mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba tugiye kwiga ijambo rivuga ngo bundi bushya. Buriya uri mu masiganwa yo kwiruka ukaza gusanga waciye inzira abandi batanyuzemo, ntabwo uba ugomba gukomeza kwirukanka ngo utekereze ko ku musozi ushobora guhabwa ingororano. Ntayo wabona. Ugize ubutwari wasubira inyuma ukajya aho isiganwa ryatangiriye, ugatangira neza uri mu nzira nyayo. Wenda washinzwe isiganwa bakubarira iminota nawe ukagororerwa kuruta kwiruka kandi wayobye. Nubwo abanyarwanda bavuga ngo ntawihuta nk'uwagize ate nk'uwayobye. Ntabwo ndi umufundi, ariko njya mbyitegereza. Umuntu azamuye igikuta cy'inzu, yageze hagati akabona amatafari arahengamye. Ntabwo nigeze mbona bagororera aho bihengamiye, ahubwo bagiye bapangura ayo matafari bakongera bagatangira neza, nibwo inzu ishobora kuzura imeze neza. Bundi bushya. Reka dusenge.
mwami Imana yacu ikomeye dukunda urukundo rutarondoreka, izina ryawe nirihimbazwe. Wahamagaye abakobwa n'abahungu bawe ukura inkomyi mu nzira, utwicaje hano, turashaka kugira ngo ibitekerezo byacu bizamure, ubyiyegereze. Ubwo ugiye kuvugana natwe, uduha amatwi y'umwuka, ijambo ryawe rigira ingaruka nziza mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Abanyabyaha benshi bagiye barangwa no kutabyemera, ndetse hari n'igihe umuntu aba yafashwe ariko agakomeza guhakana ibyaha. Nibuka abana babwirwa n'ababyeyi aturiye isukari ati ntayo ndiye kandi ku mata miriho. Niko umunyabyaha ameze, ntabwo ajya apfa kwemera ko ari umunyabyaha, ariko Bibiliya itubwira umunyabyaha umwe unabyemera. Umuntu wahoze yitwa Sawuli akaza kwitwa Pawulo yari umuroma kavukire, ariko yari yarigishijwe n'abigisha b'abahanga b'i Yerusalemu. Yari umuntu urwanirira idini y'Abayahudi ku rwego ruri hejuru. Uyu muntu wagiraga ishyaka ryinshi ryo kurwanirira idini ry'Abayuda, ni umwe mu banyabyaha babyemera, kubera yuko mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 22 ku murongo waho wa 4 aravuga ati, narenganyaga ab'iyi nzira ya Yesu ngo bicwe, nkababoha nkabashyira mu nzu y'imbohe, ati abagabo n'abagore niko nabigenzaga. Sawuli umunyabyaha ubyemera ati narenganyaga ab'inzira ya Yesu ngo bicwe, narababohaga yaba abagabo yaba abagore nkabashyira mu nzu y'imbohe. Adutekerereza uko byagenze. Yari ari kugana i Damasiko ngo azane abaho i Yerusalemu maze nabo baze guhanwa, ariko aratubwira ngo agiye kugera i Damasiko umucyo udasanzwe umutungurira mu nzira, yikubita hasi amera nk'upfuye. Akirambaraye hasi yumvise ijwi ryavuganye nawe riramubwira ngo, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Acishijwe bugufi amaso atareba, aravuga turinde mwami, uwo ndenganya. Arabwirwa ngo ni Yesu w'i Nazareti ugira ute? Ni Yesu w'i Nazareti uburenganya. Uyu mugabo yashubijanyije kwicisha bugufi, amenye ko avuganye na Yesu, aramubwira ati ngirente mwami. Arabwirwa ngo haguruka ujye i Damasiko, niho uzabwirirwa ibyo ukwiriye gukora. Baramurandase bamujyana ahumye, bamugeza i Damasiko, ahamara iminsi 3. Iyi minsi 3 atareba, byari ibihe byiza byo kwihana kwa Sawuli. Ari i Damasiko ahumishijwe n'ubwiza bw'iyamubonekeye, yakomeje gutekereza agahinda n'imibabaro yateje abayobotse Yesu. Yakomeje kubabazwa n'inshuro nyinshi, yakomeje guhakana inyigisho ze, kandi noneho akaba amubonekeye. Akiri muri iyo mibereho, nyuma y'iminsi 3 nibwo Imana yohereje umuvugabutumwa witwa Ananiya. Haleluya! Ananiya arahagera, akihahinguka iruhande rwa Sawuli, aravuga ati Sawuli mwene data humuka. Yaduhamirije ngo ako kanya ndahumuka ndamureba. Haleluya! Nubwo ahumutse aracyategereje ikimana yamujyaniye i Damasiko, iyamubwiye ngo niho uzabwirirwa icyo ukwiriye gukora. Ananiya aramubwiriza, aramubwira ati Imana yagutoranije kera muri wa sogokuruza. Ariko umurongo wa 16 w'icyo gice cya 22 aramubwira ati kigutinza niki? Haguruka ubatizwe ibyaha byawe bihanagurwe. Haleluya! Ngiki cyatumye Imana ibonekera Sawuli, wari ufite ishyaka ry'umurimo ritari ryo. Amara iminsi 3 abitegereje. Iminsi 3 ishize Imana imutumaho uwamubwiye ko icyabura rukumbi ngo abashe kugira imibereho ihindutse, ari uko akwiriye kubatizwa. Arabwirwa ngo niki kigutinza? Haguruka ubatizwe ibyaha byawe bihanagurwe, wambaza izina ry'Umwami Yesu. Haleluya! Bundi bushya. Ntabwo nzi niba warigeze kugira igihe ngo utekereze uti byagenda gute, byaca mu zihe nzira ngo numve ibyaha byanjye byo mu gihe cyashize bihanaguwe. Imana yashyizeho uburyo rumwe rukumbi. Iyi nzira tunyuramo ibyaha byacu byo mu gihe cyashize tukizera yuko bihanaguwe,
ari wo mubatizo, itangiriro rishya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Uyu mubatizo witiriwe Yohana umubatiza, ijwi ry'urangururira mu butayu, ubabwiririzaga mu butayu bw'Iyudaya, akabwira abantu ati nimwihane ubwami bw'Imana bugize bute. Abaje mu materaniro mu gitondo nababwiye ko Yohana yabwirizaga abantu ababwira ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, abararikira kwihana. Ndetse amaze gufungwa Yesu, uwo yari yarabereye integuza, yigira mu murimo. Yohana afunze, Yesu ajya kubwiriza, abwirije ikibwiriza cya mbere kiri muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 15, nababwira abantu ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko nimwihane mwemere ubutumwa bwiza. Haleluya. Yesu ahuza nande na Yohana. Ndetse agiye gusubira mu ijuru muri Luka igice cya 22 umurongo wa 45 ngo yegeranya abigishwa, abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Umurongo wa 47 arabihanangiririza ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina ryanjye. Arababwira ati muhere Yerusalemu. Haleluya. Agiye intumwa zabikoze nk'uko yazitegetse. Byakozwe mu gice cya 2 Petero arabwiriza, ararikira abantu kwihana. Ijambo yababwiraga ari bakoze ku mutima. Umurongo wa 37 baraza bamubazanya n'izindi ntumwa bati bagabo bene data tugire dute? Petero arabasubiza ngo nimugire mute? Nimwihane, kandi nimukora ibyo namwe muzahabwa umwuka wera. Petero yabwiye abantu ati nimwihane mubatizwe kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Haleluya. Icyo Yohana yabwirizaga, nicyo Yesu yabwirizaga, nicyo intumwa zakomeje. Pawulo ati turi intumwa mu cyimbo cy'uwo, kandi natwe nicyo tubabwira. Izina ry'Imana yacu ririhimbazwe. Yohana akabwiriza abantu, akabwiririza mu kibaya cya Yorodani, maze abantu bakava Yudaya, abantu bakava Yerusalemu, abantu bakava mu bihugu byose biteganye Yorodani, bakamusanga kuri Yorodani, bakavuga ibyaha byabo, akababatiza mu izina ry'Umwami Yesu. Haleluya. Byagenze gute? Umurongo wa 16 w'iki gice cya 3 muri Matayo, Yesu akinga ibarizo, asezeranye na Mariya, asanga Yohana kuri Yorodani. Akihagera Yohana aramumenya. Haleluya. Avuga amagambo ari muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Yohana agikubita amaso Yesu, yabwiye imbaga y'abari bateraniye kuri Yorodani ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Yegereye Yohana ngo amubatize, ariko Yohana aratinya, aravuga ati woya, ni wowe wari ukwiriye kumbatiza. Ni wowe wari ukwiriye kumbatiza, none uransanze ngo nkubatize? Yesu yaramushubije ngo emera ugire ute? Emera ugire ute? Kandi aba bantu barumva ari ibyavuzwe kera. Oya, uwavugiye kuri Yorodani niwe uvugirana hano ngo emera ugire ute? Emera ugire ute? Emera ubikore. Kubera iki? Kuko ari byo bikwiriye umuntu wese ngo asoze gukiranuka kose. Nibwo buryo rukumbi Imana yashyizeho ngo yiyunge n'abari mu isi, ibyaha byabo byo mu gihe cyashize bihanagurwe. Yohana aremera, Yesu aramanuka amusanga muri Yorodani, aramubatiza. Isomo riratubwira ngo kanya kimara kumubatiza ava mu mazi. Haleluya. Ngo ijuru rirakinguka, umwuka w'Imana amanuka mu ishusho y'inuma, arazahagarara ku bitugu bya Yesu. Abari aho bumvise ijwi ryavugiye mu ijuru ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Haleluya. Ntabwo amatwi yacu yahindanijwe n'icyaha cyumva iryo jwi, ariko twizera ko igihe abakobwa n'abahungu b'Imana bavuye muri Yorodani bamaze kubatizwa, mu ijuru itangazo ryongera gutanga ngo nguyu umukobwa wanjye nkunda nkamwishimira, nguyu umuhungu wanjye nkunda nkamwishimira. Haleluya. Yesu atarasubira mu ijuru, muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19, yihanangiriza abigishwa arababwira ati mujye mu mahanga yose muhindure abaremwe bose abigishwa. Arababwira ati kandi mubatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Umurongo wa 20 arababwira ati mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, ndetse ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka. Izina ry'Imana nirihimbazwe.
ubwo butware bw'iyadutumye butubwira ngo iri kumwe natwe bwagiye butuma ngenda mu misozi yuzuyemo abantu baramya ibigirwamana, aho dutangira kubwiriza ibintu bidasanzwe bikaba aho hantu, ariko mu butware bw'iyavuze ngo ndi kumwe nawe twagiye tuhajya umurimo w'Imana ugakorwa nta nkomyi. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Twagiye tugera mu ngo z'abaduhamagaye bati dufite ibigirwamana byaka umuriro bihari, tukabitwika mu butware bw'iyavuze ngo ndi kumwe namwe iminsi yose. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Abantu bashobora kwibaza bati se Yesu amaze gusubira mu ijuru ubwo byagenze gute? Intumwa zakomeje ibyo yazibwiye, umubatizo wakomeje kuba uwo Yesu yabatijwe, kubera ko mu Befeso igice cya 4:5 haranditse ngo hariho umwami, hariho kwizera, hariho imibatizo ingahe? Niyo mpamvu Yesu asubiye mu ijuru. Umwe mu mibatizo yamenyekanye cyane wanditsweho uri mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 8, ni umubatizo w'umunyetiyopiya w'inkone. Byakozwe no mu gice cya 8 yereye ku murongo wa 27 batubwira iby'umunyetiyopiya w'inkone, umunyabintu w'umwamikazi Kandaki wari warigiye Yerusalemu gusenga, ariko akubutse Yerusalemu gusenga ari gusubira iwabigaza asimbagurika mu igare ry'umwotsi, umwuka wera ategeka Filipo ngo irukanka usange ririya gare. Filipo arirukanka ahagarara iruhande rw'igare, abaza uwari mu igare wasomaga igitabo ngo ibyo bintu usoma urabyumva? Undi aramubwira ati nabimenyane ntawe abinsobanuriye. Umunyetiyopiya w'inkone ahendahenda Filipo aramubwira ati mbabarira ndakwinginze urira igare ubinsobanurire. Filipo wari woherejwe n'umwuka yurira igare, bagenda basimbagurika mu igare ry'umwotsi. Filipo amusobanurira ibyanditswe. Haleluya! Yamusobanurira ibyanditswe kuri Yesu, ndetse bigaragara ko rwose Filipo yamugereye ku kirebana n'umubatizo. Kubera iki? Kubera ko umurongo wa 36 uyu munyetiyopiya w'inkone yabwiye Filipo ati dore amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki? Bari babiganiriyeho, yari yamenye itangiriro risha, yari yamenye yuko abantu bakwiye kubyarwa ubwa kabiri, abantu bakabatizwa, ibyaha byabo byo mu gihe cyashize bigahanagurwa. Maze umunyetiyopiya w'inkone abwira Filipo ati ko amazi ari ngaya, ikimbuza kubatizwa ni iki? Umurongo wa 37 Filipo aramubwira ati birashoboka niba ugize ute, niba wizeye. Undi arahatura aravuga ati nizeye yuko Kristo ari intama w'Imana ukuriye kuza mu isi. Haleluya! Kandi isomo ryatubwiriye muri Mariko 16 umurongo wa 16 ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Haleluya! Icyangombwa rukumbi gisabwa ni ukwizera. Kandi umunyetiyopiya w'inkone yarahamije ati noneho nizeye yuko Kristo ari umwana w'Imana. Bahagarika igare bajya mu mazi, Filipo aramubatiza. Bakiva mu mazi umwuka wazanye Filipo arongera aramutwara, ariko murasoma ngo umunyetiyopiya w'inkone yuriye igare agenda arisimbagurika amanezerewe. Haleluya! Yaranejejwe n'iki? Yaranejejwe nuko yizeye mu mutima we ko ibyaha bye bihanaguwe. Yaranejejwe mu mutima we nuko ahindutse icyaremwe gishya. Yaranejejwe nuko mubatizo umwe uvugwa na Bibiliya amaze kubatizwa. Haleluya! Imana yacu ihabwa icyubahiro. Abantu bashobora kwibaza bati ko twumvise uko Yohana yabatizaga, ko tumenye uburyo Yesu yabatijwe akajya mu mazi, yavamo ijuru rigakinguka Imana ikavuga, ko tumenye ko Imana yabitegetse intumwa, ndetse Ananiya akabatiza umuntu w'Imana Sawuli, ndetse umuntu w'Imana akabatiza umunyetiyopiya w'inkone witwa Filipo. Byakomeje kugenda gute kugeza mu kinyejana cya 14? Imyaka 1,300 Yesu asubiye mu ijuru. Umubatizo rukumbi wari umubatizo wo kwibiza. Ndetse nahoze nsoma
iby'urusengero rumwe rwo mu Efeso muri Turukiya bubatse bagira ngo rubu urwibutso rw'intumwa y'Imana Yohana. Urwo rusengero rwo mu Efeso muri Turukiya ngo rwari rwubatsemo Yorodani nziza, yari ikoze mu buryo bwa muviringu, yari ifite ingazi zimanuka zijyamo, zari zitatseho amarangi meza, ku buryo ngo abakerarugendo benshi bashimishwaga no kwitegereza Yorodani ahagenewe kubatirizwa. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Kubatizwa ni iki? Kubatizwa ni ukwibizwa. Ubatizwa ajya mu mazi bakamumanuriramo, maze isomo ryo mu Baroma 6:4 rigasorezwa muri we ahavuga ngo nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe na Kristo mu rupfu rwe, ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, tuba ariko tugendera mu buntu bushya. Haleluya! Abantu b'Imana bakomeje kugendera mu kuri nk'uko kwavuzwe na Bibiliya, ariko igihe Bibiliya itari ihari, igihe Bibiliya yari ingume, nababwiye imyaka 1260 Bibiliya zitwikwa, abazifite babica, isi yinjira mu bihe by'umwijima, yinjira mu bihe biteye ubwoba, yinjira mu bihe by'ubuyobe, ukuri nyakuri kuribagirana, abantu bahabwa ibihimbano, umubatizo nyakuri urahindurwa, aho abantu babatizwaga bagiye mu mazi, Yohana akabikorera abamusanze kuri Yorodani, Yesu akabikora ngo aduhe urugero, biza guhindurwa ibisa n'akavuyo byinshi byinjira n'abana b'Imana. Ubu hari abantu bakubitwa inkoni nyinshi, bakamubwira bati nukubitwa ukumva zikunogeje koko urabubatijwe, ariko ntabwo ariko Bibiliya yatubwiye. Hari abantu bagiye bacanirwa umuriro bakabwirwa yuko ntashobora guturuka kure akizimiza akawusimbuka atawuguyemo, uwo muntu ari bubabatijwe, ariko ntabwo ariko Bibiliya yatubwiye. Ndetse mu bihe bya vuba numvise abantu bafite idini rikura umuntu amenyo 6, maze ngo bagukuramo amenyo 6 ukabubatijwe, ariko ntabwo ariko Bibiliya yatubwiye. Hari abandi bantu bagize ngo barabatijwe bashirwa amazi makeya ku gahanga, ariko ntabwo ariko Yesu yabatijwe, ntabwo ariko intumwa ze zabatizaga. Ibyo ni ibihimbano, kandi Bibiliya yatubwiye mu Efeso 4:5 ngo hariho imibatizo ingahe? Hariho umubatizo umwe. Kubatizwa no kujya mu mazi umuntu akibizwa nk'igishushanyo, kuko Kristo yadupfiriye natwe mumva y'amazi duhambanywe nawe, ubwo yazutse mu bapfuye tuzukiye muri we ngo tubeho imibereho mishya. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Nababwiye ngo iyo wiruka wayobye ntabwo ukomeza usubira inyuma ugatangira bundi bushya. Hari abantu benshi batarabatizwa bahuye n'ibyitwa umubatizo, ariko sibyo, siko Bibiliya ivuga, siko Yesu yabatijwe. Iby'ukuri ni ibihe? Dukwiriye kubibaza Bibiliya. Imana ihabwa icyubahiro. Hari abandi bantu bakebwe ibyo bita gusiramurwa, bakabwirwa ngo iyo umuntu akebwe ababatijwe, nyamara Yesu ku munsi wa 8 yarakebwe nk'uko itegeko ryari riri, ariko agize imyaka 27 akinga ibarizo, asezeranye na Mariya, asanga Yohana kuri Yorodani, agiye kwanga kumubatiza aramubwira ngo emera ugire ute, emera ubikore, nibyo bikwiriye umuntu wese ngasoze gukiranuka kose. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Hari abantu bagiye babatizwa ari abana, kandi inyandiko yatubwiye muri Mariko 16:16 ngo uwizera akabatizwa bizagenda gute? Tugiye kureba niba umwana muto ashobora kwizera, ngo nitubona umwana muto yashobora kwizera nawe yiyongere ku rutonde rw'abashobora kubatizwa. Ntabwo mbonye hafi umubyeyi uteruye umwana, ariko ni mu bitekereze, igihe naba nkoresha ijwi rirenze iryo ndi gukoresha, mbwiriza umwana uhagatiwe n'umubyeyi we, ngira ngo musabe ko yizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ngira ngo mubaze nk'uko Filipo yababajije inkone, namubaze ni wizeye Yesu, nkomeje kumutota aho kunsubiza icyo yakora n'ukurira, kubera ko uwizera si umwana. Uwizera ni umuntu mukuru, ufite ubwenge, ufite ibitekerezo, uzi icyiza n'ikibi, maze inyandiko ikaduhamiriza ko niyizera akabatizwa azakizwa. Haleluya!
mubatizo w'ukuri wagiye wibagirana. Nari mbabwiye ko kugera mu kinyejana cya 14 imyaka 1300 Yesu asubiye mu ijuru, abantu babatizwaga gusa muri Yorodani, ndetse mu Burayi katedrali nyinshi ngo zabagamo Yorodani zagenewe kubatirizwamo. Bakatubwira yuko mu Butaliyani honyine izirenga 63 zari zubatswe mu makiriziya n'amakatedrali atandukanye ahagenewe kubatirizwa. Ariko Bibiliya ari ingume, ibihimbano birinjira, abantu batangira gukora bisa n'umubatizo ariko atari wo. Abantu bashyirwa amazi ku gahanga, babatizwa umubatizo w'abantu. Kandi Daniyeli 7:25 hagaragaje ko hari umwami uziha ububasha bwo guhindura ibintu agakora iby'Imana itavuze. Matayo aravuga ngo abo bantu basengera Imana ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko yabande. Igihe tumenye icyo Bibiliya yavuze ikaduhamiriza ko imibatizo atari 2 atari 3 ari umubatizo umwe, dukwiriye kubaza Bibiliya tukabatizwa uko Bibiliya itubwira, ngo natwe twizere ko ibyaha byacu bihanaguwe, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Hari abantu bajya bibaza bati se buriya byatwara igihe kingana iki ngo umuntu aba amaze kwiga neza ku rwego ashobora kujya muri Yorodani akabatizwa? Yesu yabwiye intumwa ngo muhindure abantu abigishwa, arabategeka ati mubabatize. Ariko umurongo wa 20 muri Matayo 28 arababwira ngo bamaze kubatizwa mubigishe. Mugire mute? Nabatijwe kera, hashize imyaka myinshi mbatijwe, ariko ndacyafite ibintu byinshi byo kwiga. Kubatizwa bisaba ko umuntu aba yizeye gusa, ntago bijyana imyaka runaka. Niba wizeye urabatizwa, numara kubatizwa uzakomeza kwigishwa iby'Imana yavuze byose, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mbahe ubuhamya bw'umugore umwe witwa Lidiya. N'ubuhamya bwanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muri Bibiliya mu gice cya 16 umurongo wa 14. Umuntu w'Imana Pawulo yagiye i Makedoniya nk'uko Ruwiza ari kubigega, maze Pawulo n'abandi bantu bari kumwe bari gukora amateraniro y'ivugabutumwa amavuna ahitwa i Makedoniya. Bayakoreraga iruhande rw'isoko, barabwiriza aba bantu b'Imana. Umugore waje guhaha witwa Lidiya akurikirana ibyigisho, asubira mu rugo abatijwe. Haleluya! Yaje aje guhaha, ahamenyera Imana, arizera, arabatizwa. Biraduhamiriza ngo akizwanywa n'abo mu rugo rwe bose, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ushobora guca ugenda ukamenya umubatizo umwe wavuzwe na Bibiliya, ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ukajya mu mazi ukabatizwa. Nari nshoje amavuna, bari batoye umurongo bari kujya muri Yorodani babatizwa. Umugabo araza yicomeka mu murongo baramubatiza. Akiva mu mazi umudiyakoni aramubwira ati se uwagutwaje imyenda nindi? Aramubwira ati je nari mvuye guhinga, ariko ntabwo nari narigeze menya umubatizo. Nabimenyeye hano mbonye mubatiza njya mu murongo, iby'imyenda ni mubyihorere. Umugabo arimo ajojo bamazi nari mu Bugesera, aravuga ati ndayihindurira mu rugo, icyangombwa nuko mbatijwe. Haleluya! Ntibisaba imyaka, ntibisaba iminsi, bisaba kwizera, kandi uwizera akabatizwa azakizwa, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Uwitwa Nikodemu yasanze Yesu muri Yohana igice cya 3. Igihe baganiraga, mu kiganiro bagiranye Yesu aramubwira ku murongo wa 3 ngo nukuri nukuri umuntu utabyawe ubwa kabiri ntabwo azinjira mu bwami bwande. Iryo somo ndivugiye abantu baba bari mu iteraniro basa n'abahinyura bavuga ngo ubwo se nibwo buryo bwonyine, ntabwo umuntu yakora imirimo myiza cyangwa ngo agire ibindi bintu akora azajye mu ijuru atabatijwe. Yohana igice cya 3 umurongo wa 3. Nukuri byavuzwe na Yesu, umuntu utabyawe ubwa kabiri ntashobora kuzinjira mu bwami bwande. Ntutekereze ko hari akayira k'ubusama ahandi wacu, ntahahari. Bundi bushya, gutangira bushya, kujya muri Yorodani ukabatizwa, kugera ikirenge mu cya Yesu, emera ubikore. Nibyo bikwiriye umuntu wese ngo azabone ubugingo buhoraho. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu bashobora kuvuga bati se twakwemezwa n'iki ko kubyarwa ubwa kabiri ibyo Yesu yabwiye Nikodemu bifite aho bihuriye no kubatizwa? Nikodemu yabyibajijeho, abwira Yesu ati se umuntu mukuru yasubira mu nda y'umubyeyi we akongera akamubyara?
umurongo wa 5 muri Yohana igice cya 3, Yesu asobanura kubyarwa ubwa kabiri icyo ari cyo. Aramubwira ati ni ukuri umuntu utabyawe n'amazi kabiri ngo abyarwe n'umwuka ntashobora kuzinjira mu bwami bwande. Kubyarwa ubwa kabiri ni ibyo. Abantu bakwiye kubyarwa n'amazi kandi bakabyarwa n'iki? Ababyawe n'amazi batabyawe n'umwuka ntibazarigeramo, bazaryumva mu matangazo. Abatekereza ko babyarwa n'umwuka bagahinduka mu mibereho ariko atari ngombwa ko bajya muri Yorodani ngo babatizwe, ntago baba bujuje ibisabwa. Ni ukuri umuntu akwiriye kubyarwa n'amazi akabyarwa n'umwuka kugira ngo azahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya! Nibaza ikibuza abantu kujya muri Yorodani ngo babatizwe, birirwa bidumbaguza muri za pisine no mu biyaga kandi batizere mu mitima yabo ko bari guhanagurwaho ibyaha. Amazi yagutwara iki? Emera ubikore kuko ari byo bikwiriye umuntu wese kugira ngo azaragwe ubugingo buhoraho. Haleluya! Reka tuvuge gato ku cyo kubyarwa n'amazi ari byo ndetse no kubyarwa n'umwuka icyo bivuze. Iyo umuntu abatijwe mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 yitwa umwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Mbese si byo? Kuko yari batirijwemo. Iyo umuntu abyawe n'amazi rero bimuha izina. Bimuha iki? Bimuha iki? Ariko mbabazi, izina ryiza ryabujije umukobwa kuruha? Hoya. Abanyarwanda baravuze ngo izina ryiza ntiribuza umukobwa kuruha. Ubyawe n'amazi bimuha izina, akitirirwa idini cyangwa itorero yabatirijwemo. Ariko kuko izina ryiza ritabuza umukobwa kuruha, ababyawe n'amazi mu buryo bwihutirwa bakwiriye kubyarwa n'umwuka. Imana ihabwa icyubahiro. None se niba kubyarwa n'amazi biduha izina, kubyarwa n'umwuka byo ni ibiki? Yesu yabwiye Nikodimo ati umuyaga uhuha ntago uwubona, ariko iyo witegereza igiti ubona aho uwo muyaga ucyerekeza. Aramubwira ngo ni kuba byawe n'umwuka bigenda gute? Ni kuba byawe n'umwuka mera. Haleluya! Ubyawe n'umwuka arahinduka. Amazi atanga izina, umwuka atanga imico, maze uhinduwe n'ubuntu bw'Imana, uhindutse ibyo yakundaga atari ibyo agikunda, ibyo yararikiraga atari ibyo akirarikira, kuko yabyawe n'umwuka. Yabihuza no kugera ikirenge mu cya Yesu ajya muri Yorodani ngo abatizwe, nk'uwemeye ko wamupfiriye ku musaraba nawe mumva w'umubatizo ahambanywe nawe, azukanye nawe, akabaho imibereho mishya yabari muri Kristo Yesu, aba yujuje ibisabwa ngo azaraga ubwami bw'Imana. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ni ikindi gihe cyiza cyo kubitekerezaho muri uyu mugoroba. Birashoboka ko wabyawe n'amazi ufite izina, nyamara Yesu yavugiye mu byahishuwe ngo hari abantu bafite izina ry'uko bariho ariko batariho. Birihutirwa, iyiteho, itegereze wowe urebe niba waragize guhinduka kw'imibereho. Niba ntako wabyawe n'amazi nturabyarwa n'umwuka, byombi birakenewe ngo ube wujuje ibisabwa uzahabwa ubugingo buhoraho. Birashoboka ko watekereje uti narabatijwe kera ndi umwana. Ntabwo wizera ari umwana, ntabwo Yesu yabatijwe ari umwana. Nawe wari ukwiye kwemera kubikora kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Muri uyu mugoroba ndasaba yandikishije iri jambo igatanga uyu mucyo w'uko abantu bakwiye kubyarwa ubwa kabiri ngo bazabone ubwami bw'Imana. Abatarabyarwa n'umwuka, ijuru ribatere imbaraga zo kwemera ubwo kwerezo rya materaniro iyo gahunda iteganijwe, namwe muzemere kubikora kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe, mwambaza izina ry'Umwami Yesu. Haleluya! Birashoboka kuri hano warabyawe n'amazi, wabikoze nk'uko Yesu yabikoze, wagiye muri Yorodani urabatizwa, uva mu mazi, ariko uko wari uri kera n'ubu ni kuri, ntabwo urabyarwa n'umwuka. Saba Yesu. Ubwo abo twiganye mu gitondo twabonye hari undi mutima uhabwa abana b'Imana bihanye bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ndetse Ezekiel 36:26 isomo ryatubwiye isezerano ry'Imana rivuga ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbaho umutima woroshye, nzabaha umutima mushya, nzabaha umwuka mushya. Ni igihe muzaba mubyawe n'umwuka, mwemere ko icyo gikorwa gikorerwa mu mitima yanyu, ngo izina rihure n'imico, tube turi abakandida bo kuzaba mu bwami bw'Imana. Ndasaba Yesu wagiye muri Yorodani atera umwete n'imbaraga abatarabikora bemere kubikora ngo buzuze ibisabwa mu izina rya Yesu.
nkwiriye gutanga umwanya. Ababitekerejeho bakumva bakwiye gufata icyemezo, bahaguruke dusenge Imana. Imana ibayobore muri urugendo rwabo rwo gutangira bundi bushya. Abatarabyarwa n'umwuka babyare, abatarabyarwa n'amazi bari buduha amazina, ku musozo w'amateraniro bazajye muri Yorodani babatizwe. Nibashaka indirimbo babaririmbire mu gihe mbategereje ngo muze, nk'abavuga bati twakiye itariyo, ntabwo twayobotse iyi nzira, ntabwo twabyawe ubwa kabiri, twiyeguriye Yesu. Uyu mwanya muwukoreshe mwiyegurire Imana.